tubanze nsenge. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ndagushimiye. Ngushimiye kugira neza kwawe kwinshi, ngushimiye umunsi mwiza uduhaye kugira ngo tuwishimiremo, ngushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ridutunge, udufashe kugira ngo tubivuge uko bikwiye, kandi bazaryumva bose rizabagirira akamaro. Yesu urakoze, mu izina ryera rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana twatekereje ko dusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8 umurongo wa 25 gusa. Bibiliya iravuga ngo, nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Iri ni ryo jambo dushingiraho kugira ngo tuze kuganira n'ayandi, aho twahaye umutwe w'icyigisho cyacu w'ijambo ry'uyu munsi, ibyiringiro by'agakiza. Icyo tugiye kuganira ni ku byiringiro by'agakiza. Ibyiringiro by'agakiza. Ibyiringiro biratandukanye, n'abiringirwa baratandukanye. Ibyo tugiye kuganira ni ibyiringiro by'agakiza. Ijambo dusomye riravuze ngo, nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Ubwo twebwe twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Ibyiringiro ni iki? Ibyiringiro ni icyizere umuntu ashora mu kintu runaka, ni icyizere umuntu ashyira mu muntu runaka. Ibyiringiro ni icyizere, ni ugutegereza wumva kuko ikintu runaka ugambiriye kuzageraho uzakigeraho. Sinzi nimba byumvikanye neza. Nicyo numva cyitwa ibyiringiro. Turaza kuganira kuri ibi byiringiro byihariye byitwa ibyiringiro by'agakiza. Ibi byiringiro by'agakiza biboneka muri Kristo gusa. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo, nta rindi zina abantu bo mu isi bahawe kugira ngo bashobore gukirizwamo. Kwa gukizwa niko gakiza, nta rindi zina ribaho. Nta wundi wakiza abantu. Kugira ngo ibi byiringiro by'agakiza ubigereho, icya mbere ni uko ugomba kwemera uyu nguyu agakiza kabonerwamo, ni uko ubanza kumwakira, ni uko ubanza kumwemera. Kandi kumwemera ni umuntu ku giti cye, ni umuntu ubwe, ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye. Mu bantu bo kwiringirwa, Imana yonyine, Kristo wenyine niwe wo kwiringirwa. Bibiliya iravuga ngo havamo umuntu wiringira uwundi. Umuntu wiringira uwundi, Bibiliya iravuga ngo uwo nguwo ushize kwizera kwe, ibyiringiro bye, icyizere cye mu wundi, uwo nguwo ngo avumwe.
gukira ibyo ntibisanzwe byaragaragaye henshi mu by'ukuri ntabwo umuntu yari kumva kuko umubyeyi yahemukira umwana cyangwa umwana ngo ahemukire umubyeyi ariko Bibiliya iravuga ngo birashoboka kuko umubyeyi yakwibagirwa uwo yonsa uwo yahetse uri ku mugongo we akamujishura akajugunya ariko byarabaye ariko Imana yonyine Imana ishimwe cyane niyo yonyine yo kwiringirwa niyo yonyine yo kwizerwa gushyira confiance mu Mana ni nako Bibiliya ivuga hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro uwo nguwo ngo ahwanye n'igiti cyatewe hafi y'imigezi cyashoreye imizi yacyo mu mazi nubwo amapfa yacana kizahora gitoshye kizakomeza kwera imbuto nubwo amapfa azaba yacanye uwiringira Uwiteka nibyo byiringiro by'agakiza ashaka kuvuga Yobu we yaravuze ngo iyo Mana namenye nubwo ibintu byari bimaze kumushiraho nubwo abantu bari bamaze kumushiraho yaravuze ngo iyo Mana bamubwira ngo nayiveho nayituke bagenzi be bamubwiriza inshuti ziyo zimubwira ngo yaracumuye yaravuze ngo iyo Mana naho yanyica izanyica nzapfa nkiyiringiye nubwo yanyica nzapfa nkiyiringiye nzapfa nkiyifitiye icyizere nzapfa nkiyizeye Imana ishimwe cyane ibyiringiro by'agakiza kugira confiance ku Mana kugira icyizere Imana kuyigirira icyizere gushyiramo kwiringira kwawe kose ukagushyira ku Mana niyo yonyine yo kwiringirwa niyo yonyine yo kwizerwa Imana ishimwe reka umwanya wacu bari mutoya reka nta nyingero nkeya z'abashoboye kwiringira Imana Meshake Shadrake na Abedenego babwiwe kuramya igishushanyo umwami aravuze ati iyi minsi 30 nta kindi ni jyewe ugomba gusengwa gusa igishushanyo cyanjye ni sembole yanjye ni icyubahiro cyanjye ni jyewe ubwanjye nicyo gisengwa arababwira ngo nicyo baramubwira ngo ntabwo twagisenga baramusubiza ntabwo bishoboka amabubura aravuga amakondera aravuga kubera kuko bari bafite ibyiringiro mu Mana yabo ntabwo babyubahirije igitangaje ntabwo bari no mu gihugu cyabo barabyirengagiza umwami uburakari buramufata birumvikana itegeko ry'umwami ritubahirijwe aho wamusuzuguye batabwa mu rwobo rw'intare ariko mbere yo gutabwa mu rwobo rw'intare bamara begera bati nimwe mwabyibwirije mwenyine ni bande babagiriye iyo nama mbi ni iyihe Mana ibakiza amaboko yanjye ni iyihe Mana nyuma yaho
babaga bagiye guhanwa bahanirwa ibyo batubahirije batemera ariko bakomeje icyizere ku Mana yabo. Imana ishimwe cyane. Kugirira Imana icyizere, kugirira Imana icyizere, kuyiringira. Kubera kwiringira Imana, nimutekereze Namani wa munsi yaragiye mu Isirayeli, yabwiwe n'agakobwa gakoze ikiwe mu rugo bari bafashe ari mateko. Karatinyuka karamubwira ngo iwacu nujyayo hari Imana, hari umukozi w'Imana urakira. Aragenda kubera inkuru z'umukozi, kubera guhamya k'umukozi, ngo agereyo. Inkuru ni ndende. Umwami yashishimura imyenda avuga ati urashaka kunyendereza, ntabwo ndi Imana ngo ndakiza. Elisa amenya amakuru aramubwira ngo mureke azi wanjye aramenya kuko mu Isirayeli hari Imana. Kubera iki? Elisa yari afite ibyiringiro, yari yizeye, ntabwo yashidikanyaga. Yari afite icyizere ku Mana ye, yari yiringiye Imana ye. Bahagere kubera kwiringira ya Mana. Arategeka, ntabwo yanamubonye, ntabwo yanamugezeho. Yatuma umukozi aramubwira aramubwira ngo mbwira manuke. Niringiye Imana, niyamanuka hariya kwiringira Imana, dore iby'Imana ishoboye. Ijambo rivuye mu mukozi wayo, manuka hariya hepfo, nayiringira gukiza hariya. Aramanuka, yagiye byamugoye ariko aragenda. Abantu biringiye Imana. Elisa akurikiye Eliya bagiye gutandukana. Bamaze gutandukana agarutse asanganirwa n'abanyamudugudu. Naratangaye, ntaho bivuga kuko Elisa yarashatse kugeza hariya, ariko asanganirwa n'abanyamudugudu. Baramubwira ngo uyu mudugudu turimo rero ukuntu ari mwiza, ariko atungo yacara rambura uriya moya amazi yahangaha, imyaka ntiyera. Ntitucyororoka kubera kunywa aya mazi, ndazivamo. Mwana w'umusore uturwa ibibazo bikomeye nk'ibyo ngibyo, hari abayobozi, ariko kubera kwiringira Imana arababwira ngo nimuzanire agacuma, nimuzanire agacuma mumpe n'umunyu, nimunyereke iyo soko. Kwiringira Imana tuyiringira none, ariko ibyiringiro byacu, finale y'ibyiringiro byacu n'ubugingo. Indunduro yo kwiringira Imana kwacu n'ubugingo. Iyo baravuga ngo ibyo byiringiro ngewe nzabimanukana ikuzimu, ibyo byiringiro kugirira confiance Imana, nzapfa nkiyiringiye nzabimanukana. Ibyiringiro, kugirira Imana icyizere, kuyigirira confiance, kwiringira Imana kwanjye, ibyo byiringiro nzabimanukana. Nzagera mu mukungugu hasi mbyiyororose, nzabyisasira, nzabyiyororosa. Ibyiringiro nzajyana nabyo. Yohana aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Icyo muzi ni uko turi abana b'Imana. Ndabizi uko tuzaza ni kurerekanwa, ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Aravuga ngo ufite ibyo byiringiro, uwizeye ibyo, umenye ibyo ngibyo, uwiringiye ibyo ngibyo, yiboneza nk'uko uwo nguwo nawe aboneye.
bamwe biringira amagare, Dawidi Zaburi, bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi. Ibyiringiro byabo, konfiyanse yabo, kwizera kwabo, amaboko yabo n'amagare, abandi n'amafarashi. Ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka. Twebweho icyo dushyize imbere ni Imana, ibyiringiro byacu ni Imana. Wanditse igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dutinda, reka mbabwire aya magambo. Kugira ngo ushobore kugira Imana, nuko tubanza tukumva, kandi icyo twumva ni ijambo ry'Imana. Twamara kuryumva, twamara gufata umwanzuro tukaryizera, ibyiringiro nshaka gucaho akarongo ni ibyiringiro byo kuzabona ibyo tutari twabona, ni ibyiringiro by'ubugingo. Kandi ubwo bugingo si imyaka 80, 90 y'ahangaha, ni ibyiringiro ntiturabibona. Iyo umuntu yiringira icyo abonye akagishyikira, ntaba agikomeje kwiringira. Twebwe ibyiringiro byacu ni agakiza, kandi agakiza kacu kazahishurwa ubwo Kristo azaba agarutse. Kandi birashoboka kuko azagaruka bamwe muri twebwe tutakiri muri uyu mubiri, ariko nk'uko Yobu yavuze tuzaba twarapfuye ariko turi kumwe na bya byiringiro. Ibyiringiro byacu, finale y'ibyiringiro byacu ni ubugingo, kandi ubwo bugingo tuzabubona Kristo agarutse. Nicyo nshaka kuvuga, nicyo nshaka gucanga. Mwiringira Imana muri ubu buzima, n'ibyo tugomba kuyiringira none. Ariko ibyo twiringira, agakiza twiringira, nako tuzabona Kristo agarutse. Dufite ibyiringiro yuko dufite ubugingo. Mfite ibyiringiro kuko mfite umugabane mu ijuru. Kumuririmbyi yaririmbye, turagenda hano mu isi tuyitungiyemo, tuyibyariyemo, ariko ibyiringiro byacu ni ubugingo, ni agakiza. Turagafite uyu munsi agakiza, ariko ako gakiza kazaduhesha ubugingo. Ibyiringiro byacu ni ubugingo, ibyiringiro byacu ni nyuma y'urupfu. Ibyiringiro byacu uyu munsi turiringiye, ariko result y'ibyiringiro byacu, imbuto z'ibyiringiro byacu ni ubugingo. Kandi ubwo bugingo tuzabubona nyuma yo gupfa, cyangwa se Yesu agarutse kubazabagirwa amahirwe akagaruka bakiriho. Ibyo byiringiro turabifite kuko dufite ubugingo, turabugendana, turabufite, ariko nyabwo bugaragara butarangira ni nyuma y'urupfu. Ibyiringiro byacu ni uko nyuma y'urupfu dufite ubugingo. Kandi si ubugingo gusa, dufite n'umugabane, dufite amakamba, dufite ingororano. Nshimye cyane icyo nashakaga kuvuga. Bariya basore b'Abayuda baravuze ngo Imana twiringiye, Imana dufitiye icyizere,
nyagasani ishobora kudukiza amaboko yawe, ariko naho itadukiza, iyo Mana ifite ububasha bwo kudukiza. Mu bubasha bwayo yabikora, mu mbaraga zayo yabikora. Ariko naho itabikora, niyo kwiringirwa, kandi mu kuyiringira ntiturabye igishushanyo cyawe. Ari bamugisha Imana ibagire neza, dukura ibyiringiro byacu kubiboneka n'iby'akanya gatoya. Twiringiro kwiringirwa, Imana ishimwe. Niwe wenyine gusa ntazi guhemuka, n'uwo kwiringirwa, icyo avuze aragisohoza, nta buri nzira yo kugisohorezamo abantu babona ko bidashoboka, kubera kuko ari uwo kwiringirwa, n'uwo kwiringirwa, niwe wenyine gusa wo kwiringirwa. havumwe umuntu wiringira uwundi. Twiringira Imana yacu turi muri uyu mubiri, tuyigirire icyizere, ariko twizere kuko ibyiringiro byacu biduhesha ubugingo tubugendane none, ariko buzabe ukuri, tuzabucakire, tuzabubemo nyuma y'ibyo. Imana ishimwe cyane. N'ayo magambo numvaga twasangira, Petero yaravuze ngo uwo mukunda we mutaramubona, kandi nubwo mutamureba, uwo twizera, nicyo gituma twishima ibyishimo, si ibyishimo bisanzwe, ni ibyishimo bitavugwa, kuko muhabwa agakiza ku bugingo bwanyu, ariyo ngororano yo kwizera kwanyu. Imana ishimwe cyane. Uwo mukunda, uwo mwiringira mutaramubona, uwo mugirira icyizere, uwo mwizera, uwo mwishimira, si ibyishimo bisanzwe, ni ibyishimo bitavugwa. Umenye yuko muzahabwa agakiza ku bugingo bwanyu, arizo ngororano zo kwiringira, arizo ngororano zo kwizera kwanyu. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Ibyo byiringiro bene data turabifite, ni ibiki twiringira. Ibiki twiringira. Abantu ko baduhemukira, waba utarahemukirwa n'umuvandimwe, kandi icyifuzo ibyiza ni uko ntugahemukirwe nawe, n'uwo ari we wese ntakamuhemukire, nawe ubwawe ntugahemuke. Ariko uko byagera kose uri umunyantege nke, hari ibyo uzasanga utazabona, ariko Imana yo niyo kwiringirwa. Iyo ibishatse, icyo ikeneye, icyo ishaka, ntawe uyikoma mu nkokora. Niyo yonyine yo kwiringirwa, niyo yonyine gusa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Kandi ibyiringiro twebwe tuvuga, nubwo yabaha ibindi, ibyiringiro byacu ni ubugingo tubona muri Kristo Yesu. Kandi ubwo bugingo, ibyiringiro byacu nyuma y'urupfu, ngo bizasohoza imbuto zabyo, imbuto z'ibyiringiro n'ubugingo.
iryo jambo twasomye Yohana yanditse turabana b'Imana uko tuzasa ibyiringiro byacu imbuto zabyo Kristo yereka ko tuzasa bani bakurisha data ndagushimiye ushimanye n'aba bose bose